ntibagifite kandi ntibashize inyota. Yesu aramusubiza ati mubyeyi ari jye wari nawe, ibyo tubigenzemo dute? Ubona twakora iki? Kandi igihe cyanjye ntabwo kiragera. Mariya na Yesu ntabwo batandukana, bahora buzuzanya i Kana mu Galileya, barabitugaragarije. Mariya wari uzi ko Yesu ashobora byose, ngo nta n'icyo yamusaba nta kimwe ngakimwime. Abwira abaraho ati bafitiye ubutumwa, icyo umwana wanjye cyose abasaba mugikore. Abari baraho ntibigeze bashidikanya, bumvira uwo mubyeyi n'umwana we Yesu, ubw'igitangaza cya mbere kiba kirabaye. Yesu aragikora abisabwe na nyina, amazi ahinduka divayi ibamara inyota. Mariya na Yesu ntabwo batandukana, bahora buzuzanya i Kana mu Galileya, barabitugaragarije. Mariya udusabire nk'uko wasabiye abo, twumve kandi twumvire buri gihe cyose icyo umwana wawe cyose adusaba tugikore. Nibwo butumwa bwawe isi yose ibwumve, nibwo butumwa bwawe isi yose ibumenye. Icyo umwana wawe cyose adusaba tugikore, nibwo butumwa bwawe isi yose ibwumve, nibwo butumwa bwawe isi yose ibumenye. Icyo umwana wawe cyose